Ndanezerewe cyane bene data, nejejwe n'uyu mwanya mwiza cyane Imana nimpaye kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana uyu munsi kwa gatandatu itariki ya 7 z'ukwa munani 2021. Ndambuye ikiganza mbakira mwese hano kuri Pure Gold Channel. Mwese ndabashuje kandi mu izina rya Yesu, ikaze kuri iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi nagira ngo dukomeze tureba Zaburi ya 13. Zaburi turazikunda cyane, tuzigiraho byinshi mu buryo bwose. Uyu munsi rero tugiye gusomera hamwe iyi Zaburi ya 13. Mbere yo kugira ngo tuyisome, nagira ngo dutumire umwuka wera nk'uko tubikora hano kuri Pure Gold Channel. Ntacyo twashobora tudatumiye umwuka umufasha twahawe ngo azabane natwe, adufashe nawe agufashe. Reka dusenge. Mana data, turagushimye ko waduhaye umufasha dufite n'umwuka wera kandi turi kumwe. Tumuhaye karibu uyu munsi wa none muri aya masaha ngo aze atwigisha, dusobanura ijambo ryawe. Buri wese agira icyo yigamo, agira icyo afatamo kandi kimwubaka, kimugirira umumaro. Urakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Mwene data, shaka kanya ujya ahantu wenyine wiherere n'Imana, dufatanye gusoma iri jambo ry'Imana. Zaburi ya 13 haravuga ngo, Uwiteka uzageza he kunyibagirwa iteka ryose? Uzageza he kunyima amaso? Nzageza he kwigira inama? Mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye. Umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye? Uwiteka Mana yanjye, birebe unsubize, weresha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitotsi by'urupfu. Umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje. Abanteraga be kwishimira kunyeganyega kwanjye, ariko niringiye imbabazi zawe. Umutima wanjye uzishimira agakiza kawe. Haleluya. Ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Oh, haleluya. Iyi Zaburi tugomba kwigiraho umunsi wa none, kuko iyi Zaburi yanditswe na Dawidi hari impamvu. Biragaragara ko natwe hari igihe tugera muri situation nk'iyi, ukaba wasenga amasengesho nk'aya, ukaba wafata umwanya ukabwira Uwiteka. Ndetse uyu mwanya wa nonaha hari umwe muri twebwe uri muri situation nk'iyi. Ahangaha nshima ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ntabwo rica ku ruhande. Ijambo ry'Imana rivuga uko ibintu biba biri. Ahangaha indirimbo Dawidi, umwami Dawidi yayanditse abwira Imana, azi ko imwumva kandi Imana ibizi biri mu mitima yacu, ibizi birwanira muri yo. Niyo mpamvu yanditse ibintu by'ukuri. Hari umuntu uyu mwanya wa none urimo uvuga uti, Uwiteka uzageza he kunyibagirwa iteka ryose? Ushobora kuba umaze igihe usenga, hari umuntu ukurwanya, hari indwara se Satani yaguteje, hari abanzi se ufite mu miryango yawe, mu rugo rwawe, mu baturanyi, ahantu henshi. Hari igihe uba ufite ikibazo nk'iki. Hari situation umuntu ageramo akanezerwa koko, ibintu byose bikaba ari okay, nta kibazo ufite. Hakaba n'igihe ugeramo ugasanga wisanze ufite ibibazo bikuzengurutse, ukaba wasenga isengesho nk'iri, ubwira iso mu ijuru, ubwira Uwiteka uvuga uti uzageza he kunyibagirwa? Dore uranyibagiwe Mana. Ibi bibaho. Ukabwira Imana ati uzageza he kunyima amaso? Hari igihe ubona Imana yarakwimye amaso. Hari igihe ubona uri umunyamasengesho ugasenga isengesho nk'iri, ukavuga uti uranyima amaso Mana. Reba igihe nahereye, imyaka irashize ari myinshi, sinsubizwa. Kuki uranyima amaso? Imana yacu igishaka ko tuba honete, tuyibwiza ukuri nk'abana bayo. Umwana wawe yaza akakubwira ati kunyimye iki ngiki mama, kunyimye iki ngiki papa, kuki jye nakoze iki? Icyo ni icyerekana ubumwe mufitanye. Ntabwo ugomba guhisha Imana, ugomba kuyibwiza ukuri, kuko n'ubundi irareba mu mutima wawe. Uyu nawe Dawidi yanditse Zaburi avuga ati uzageza he? Uzageza he kunyima amaso? Ibi ni by'ukuri. Ku murongo wa 3 uravuga ko nzageza he kwigira inama?
kandi ngufite mfite imana ndagufite, ariko sinzahora nkoresha umutwe wanjye nkomeze nigira inama njyewe. Ati mfite agahinda mu mutima wanjye uko bukeye. Hari igihe ibintu bikurenga, hari igihe ibintu biba byinshi kandi ufite imana, ukabona imana ntihari, ukabona urimo nko guhonda ku rutare, ukabona imana ntiyumva, ukabona ufite umwanzi. Aravuga ati, iri jambo riravuga ngo umwanzi wanjye azageza he gushyirwa hejuru yanjye. Ukabona umuntu akwirata hejuru ari umwanzi wawe, kandi uri umuntu w'Imana, uri umunyamasengesho. Uti kuki imana ntagihinduka? Imana irashaka ko tuyibwira ibiturimo, ibituremereye, ibintu byose uko situwasiyo imeze. Ntutinye, utireba uko bimeze. Uyu ntanakijijwe, uyu ntanakuza, ariko reba ukuntu bimeze. Imana irashaka ko tuyibwira ibiturimo, bisohoke muri twe, tubwire Uwiteka. Hano Dawidi yakomeje arandika avuga ati, Uwiteka Mana yanjye, birebe unsubize, nkwejesha amaso yanjye kugira ngo ne gusinzira ibitutsi by'urupfu. Hari abantu bari mu kaga, hari abantu batajya basinzira, hari n'abantu b'Imana, hari abantu badasinzira pe. Imana irashaka kwibwira ibyawe byose. Ku murongo wa 5 hatubwira ngo umwanzi wanjye ye kuvuga ati ndamunesheje. Atabane abanteraga we kwishimira kunyeganyega kwanjye. Mbabarira, ngirira neza. Ibuka umukozi w'Imana Yobu, muri Bibiliya dusoma. Yobu yagize ibibazo, Imana yemeye yuko yatakwa ku mubiri. Hari igihe asengaga amasengesho ameze gutya. Ni byiza ko tuba honete n'Imana bitewe na situwasiyo urimo, kuko Imana yacu irumva, kuko natwe yaduhaye ibyiringiro. Ahangaha ku murongo wa 6 uyu mwanzuro w'iyi Zaburi ni amagambo meza cyane. Ni amagambo meza cyane, nubwo byari bikomeye, nubwo byari ibibazo, nubwo iyi ndirimbo cyangwa se iyi nyandiko yanditswe na Dawidi mu buryo bw'indirimbo byari imeze nabe asobanura uko situwasiyo yari imeze, ariko yashoje neza cyane. Atariko niringiye imbabazi zawe. Haleluya. Hari ibyiringiro nubwo ibintu bikomeye iwawe, nubwo uri mubona Imana idasubiza, nubwo ubona umwanzi wawe akwishimye hejuru, ariko ufite ibyiringiro. Hari igihe ibintu bizaryoha, hari ibintu bizatungana. Haleluya. Ukavuga uti ariko niringiye imbabazi zawe. Reka uyu munsi uvuga uti niringiye imbabazi zawe Mana. Reka turirimbe iyi ndirimbo dufatanye na Dawidi, tuvuga ngo ariko twiringiye Imana, twiringiye imbabazi zawe Mana, twiringiye imbabazi z'Uwiteka. Umutima wawe n'uwanjye uzishimira agakiza k'Uwiteka. Haleluya. Hari igihe ibintu byawe bizatungana, hari igihe uzabona agakiza mu mutima, ukaryama ugasinzira, ibintu bikagenda neza, kuko Imana iragukunda. Uzaririmbira Uwiteka kuko yakugiriye neza. Subira muri aya magambo ku murongo wa 6 haraguha ibyiringiro. Dawidi yatangiye Zaburi asa nkaho yerekana kote negatifu gusa, yerekana ibibi, yerekana ko wabaye afite agahinda, asa nk'utonganya Imana, asa nk'uyereka ibibi yari afite, ariko asoza neza cyane. Haleluya. Aya magambo yanejeje cyane kuri umurongo wa 6. Afite ibyiringiro byo kubona imbabazi z'Imana. Yasoje amagambo meza cyane yo kudufasha uyu munsi, wo kumva ko dufite ibyiringiro n'imbabazi z'Imana zihari, kandi uko imitima yacu izishimira agakiza k'Imana. Agakiza k'Imana tukarimo, agakiza k'Imana ndagafite, agakiza k'Imana kangezeho nawe kakugezeho. Reka tukanezererwe kandi turirimbira Uwiteka, kuko yaduhaye gusinzira. Yaduhaye gusinzira, ntabwo dusinzira, ntabwo tubura ibitotsi. Hariho wenda bakibibura, ariko ngenda sinzira nkaryoherwa cyane. Imana ni nziza cyane. Imana yatugiriye neza, Imana yaduhaye Yesu Kristo. Ndashima yuko biriya bibi byose umwanzi azana byose mbiha umwami wanjye. Namenye Yesu mbiha, nkabimuha najya kuryama nkamuha ibyo bibazo byose.
I surrender all to Jesus. I surrender all to my Lord, my King namenye. Niwe wangiriye ku musaraba, anduhura ibibi byose, anduhura agahinda, abo banzi bose nta nabo njya ntekereza, nta nabo ngira. Kuko mfite Yesu. Yesu arampagije. Yesu ni inshuti yanjye, nta mwanzi njya mbona mu buzima bwanjye. Mfite Yesu Kristo wambereye byose. Haleluya. Reka dushime uwo mwami. Abataramumenya nababwira ngo mumenye Yesu Kristo kuko atubereye byose. Iyo umenya agakiza, ukamenya Yesu umwami wawe, wadusigiye amahoro, adusigira umunezero, kandi aravuze ati mwese abarushye, abaremerewe, munsange ndabaruhura. Haleluya. Ibi ni ukuri nanjye ndabihamya. Iyo ndemerewe, iyo hari ikintu kinduhije, ndagenda nkajya mu cyumba nkiherera. Ya masengesho abantu batabona, unseen prayers, ya yandi atabonwa n'abantu, ayo niyo, aya arakora cyane. Imana itugirire neza. Nuremererwa ufite ibibazo bikurenze, udasinzira, aho kugira ngo ujye muri iriya ndirimbo nk'iya Dawidi, reka nkugire inama, sanga Yesu. Twabonye Yesu. Yesu araturuhura, nikaruhura, azaguha amahoro, azaguha umunezero, biriya byose bizashira, nta n'umwe azongera kubona, uzarya musinzire. Haleluya. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza, turagushimye ko uri Imana yatugiriye neza, ukaduha umukiza uturuhura. Ntitwongere kubona abo banzi, ntitwongere kuremererwa, ntitwongere kubona ibi byose ngo bituvune. Yesu Kristo yaraje atwakira. Haleluya. Nongeye kugushima Mana Data, urukundo rwawe, kandi urangije uduha n'impano y'umwuka wera, udusengera, utunihira, utugirira neza, akadufasha mu ntege nke zacu, maze gutyo tugahora twuzuye imbaraga. Haleluya. Ndasabira umuntu wari we wese ufite ibibazo, ndasabira umuntu wari wese unaniwe, udashobora gusinzira, ngo umuruhure, umumpere agakiza kuzuye, amenye Yesu. Urakoze kubyumvise byose, mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Mwene Data, nshuti yanjye, twari kumwe, mukunzi w'ikiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi, mukunzi dukunda hano kuri Pure Gold Channel, ngusabiye umugisha. Ugira umugisha mwinshi n'abawe bose, kandi nkwifurije weekend nziza. Bye bye.